ababyeyi banjye barambabaje. Komera Sanura. Kubura ababyeyi komera ibintu nkora, akazi nkora gafasha abana b'imfubyi. yego Mba numva abana b'imfubyi nabafasha, ni kwa kundi nyine wenda nta bushobozi mfite, njyewe ari ukuvuga ndi gukorera abandi bikancaho, ariko defense yose nagirira umwana w'imfubyi nabishoboye nayikora. komera cyane. uza akababaro ko kuba imfubyi. ndakazi urebe ko ibi byose nagize rimwe na rimwe navuga ko ibi byose ni ubupfubyi, nkabihuza. urebe ko numvaga ntanashaka umugabo, ni ubwihebe, ni depression. yego ni ubwihebe, numvaga nta n'umugabo nashaka, ahubwo afazari nibereho. none ngiye kwiga universite. ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze by'umwihariko mu buzima, cyane cyane ubuzima bw'ibyishimo. ubabaye muri kano kanya kabateze amatwi kino kiganiro cyangwa uri no kukireba n'amaso yawe, turakubwira ngo komera, ubuzima niko bugenda. Kenshi tujye tuvuga ngo tujye duhobera ubuzima bwacu ko buri ibikomere birimo, ibyishimo birimo, tujye duhobera ubuzima uko bwakabaye bwose, tukabwakira igice, ntitukakire ibyiza birimo gusa, twakire n'ibibi byabubayemo, twakire na bya bindi navuga ngo byabaye igikomere kuri twebwe. Birashoboka ko ufite igikomere cyawe kuva ukiri umwana muto cyane, no kugeza uyu munsi icyo gikomere kikaba kiguherekeje, ntabwo uracyakira. rimwe na rimwe gituma wibaza ngo kuki ndiho, kuki bino bintu byabayeho, kuki ari igihe byabayeho. ariko iyo uramutse ufashe icyemezo ukavuga uti reka mbyakire, reka nakire ubuzima buhobera uko biri, ubaho kandi bigakunda cyane. hari benshi cyane navuga ngo uyu munsi batubera urugero bitewe n'ibyo baciyemo, babyakiriye. kavuga uti uyu muntu abayeho gute kandi yarahuye na bino, uyu muntu abayeho gute kandi ubuzima bwaramushaririye mu buryo bwose bushoboka. ushobora kuba uri kunyumva muri kano kanya, ubuzima bwaragushaririye. ushobora kuba uri hanze y'u Rwanda, ubuzima bwagushaririye, bwakubihiye, bimaze n'igihe. yewe komera cyane, ariko ufata icyemezo uvuga uti aho kugira ngo nkomeze nsharirirwe n'ubuzima, ariko agiye musharirire, ahubwo nzabe urugero rw'uko hari ibyo nigobotoye kandi bigakunda. tuzagufatira urugero kandi uzishima unezerwe. nta yandi mahitamo ufite muri kano kanya, ni ukubaho. amahitamo ufite si ukwiyahura, amahitamo ufite si ukwanga ubuzima, ahubwo ni ukubukunda kuko nibwo bwawe. nta bundi buzima uzagira, ntabwo uri muri haso y'ubuzima, uri mu buzima nyabuzima. rero muri kano kanya reka duhe ikaze uyu muvandimwe turi kumwe muri kino kiganiro. izina ryawe uzi ko ntangiye kuryibagirwa, ni Sanura Nomani. Sanura Nomani. impamvu ryibagiwe nibwo bwa mbere ryumvise. uzi icyo rishatse kuvuga? rivuga iki Sanura? Nomani ryo ni izina rya papa. yego ryo narisanze uko, ariko yari mu basangirangendo b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanura ni ubuzima bwiza. ubuzima bwiza ni nabwo tuvuze muri kano kanya. rero tubifuriza Sanura, ubwo ndoze mugire ubuzima bwiza. urakoze namwe mu bugire. yego Sanura, nawe ufite inkuru y'ubuzima bwawe, ari niyo tugiye kuganiraho muri kano kanya. ni inkuru navuga ngo yo kubyara ariko ukabura urushako. kimwe mu navuga ngo byakubereye igikomere kinini cyane. ukabura urubyaro, ukabura urubyaro. ariko ubu ngubu mfite abana babiri. yego ariko umwe niwe Imana yisubije. yego byabaye igikomere kuri wowe, aribyo tugiye kuvuga muri kano kanya. gusa kubwe ko twicaye muri genuine kunga therapy, uyu mumama niho avuriza indwara ikomeye cyane umwana we yagize. ibaze kubura umwana n'uwo byaye nawe akaza kugira ikibazo. byabaye ibikomere byaje guhurirana, kandi uyu munsi ariho. uyu mumama nawe ariho kandi araseka, abaho ubuzima bugakomeza.
arananshimisha. yego uyu munsi ari kumuvuriza muri genuine kunga therapy nyuma y'ibihe bibi yaciyemo. Ibyo turaza kubivuga muri genuine kunga therapy bifasha abana by'umwihariko mu bibazo bya autism, mu bibazo bitandukanye, mu bibazo bibi cyane abana bagenda bahura nabyo, ku buryo umuntu yibaza ngo mana kuki nabyaye umwana ameze gutya, mana kubera iki yaje ameze gutya, kuki se utamuhaye ubuzima nyabuzima akavuka ameze gutya. Ariko muri genuine kunga therapy baragufasha bikagenda neza pe. Reka duhere kuri Sanura, ukibyara umwana wawe naramuhekaga. ni biki se byakugoye ku buryo uza hano muri genuine kunga therapy bakagufasha? Urumva ko byageze aho umwana kuvuga biranga, yambara pamperse, ajya ku ishuri y'abana basanzwe, urumva atavuga ariko ukabona rimwe na rimwe ari kuyadapta, ubundi bikanga, ubundi ukabona arabishoboye, ubundi mabukwe sinzi umuntu yari ari kuganyira kumubwira ukuntu umwuzukuru we bimeze gutya, aramubwira nyamange nabonye abantu bavura kandi umuntu watanze ubuhamya, aramubwira kanguhe nimero, mabukwe arisaziye, kanguhe nimero ya nyina w'uwo mwana, aho uwo muntu nimero, amubwira kanguhe nimero, uramwohereza ku kavideo, anyohereza akalinki, akanyoherereje nari mfite uwo mwana mu bitaro, uwo w'umuhungu nawe yarahiye, mbese ibikomere birahoto nubwo byagukurikiranaga umva yuko umwana ubuse yarahiye mu kwa gatandatu tariki 10 ntari nagiye nawe nsanga bamumennye amazi ku baturanyi. Yego urumva ko nari ndi mu bitaro ariko banyohereza ku kavideo. Ako kavideo mu kwa gatandatu numvaga nta mwanya wo kukareba, ariko mvuye mu bitaro kuri uwo mwana numvaga mfite akantu k'umunaniro, ariko nkakubita agatima nkavuga umwana wanjye ngomba gushaka ahantu njya kumuvuza. Ka kavideo ndagafungura, gafunguye ndasinzira, gusinzira nsinzira ntafashe contact, ntafashe adresse ya genuine. Ndongera ngasubizamo kavuga ahantu bashyizeho contact, none se iyi video idafite contact nibimeze gute? Noneho nyishyiramo ndikumva noneho mu mutwe ndashobora gukurikirana ahantu bashyira contact, ndazifata ndazandika ku ruhande. Nyuma urumva ko nabibonye ari ninjoro, n'ejo mu gitondo ndahamagara abasobanurira, mbasobanurira uko umwana ameze, barambwira ngo uzamuzane. Ndamuzana hano. Urumva ko ramuzanye deja bamaze kujya muri vacances. Mugejeje hano baramfasha, ndavuga kangerageze, baramukorera ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, mbona umwana atangiye gushabuka. Ndavuga nyamara abantu bazamfashiriza umwana. Ako muri ya minsi twatangiye kuza aha ntago yavugaga la ntabyo yavugaga, atangira kuzajya bivuga, ubu ngo arabivuga, avuga ngo la arabivuga, kandi urumva ko umwana w'ikiragi ntago yavuga la. Nta kintu na gito yavugaga, ntacyo. Yari afite ikintu cyitwa desordre, niba ageze ahangaha buriya biriya ni uguhita ku isegonda ashyira hasi. Iyo kamera yikurura buri kintu cyose, ariko ubu ngubu uramubwira kwabiga mu Gifaransa, uramubwira icaraho akahicara, asigaye byumva. Noneho asigaye byumva, urumva ko kuva mwagira ahangaha muri genuine. Yego sibyo ndi kuvuga. Nagera ku shuri njye ntekereza ko bazavuga ko nabatuburiye, bazambwira ko nazanye undi muntu pe. Umuvuje muri no vacances, muri vacances kabisa nabonye hari impinduka. Hari ikindi kintu pamperse, pampa gihoraga yikoraho kaka na pipi byose. Yego mana, naguraga pampa kabiri mu kwezi. Yego kadimwe binini bya 15, ubwo ni 30,000. urumva ko 30 bya pampa byagombaga kuba birahunga kunya. Yego ijyaga ku ishuri yambaye pampa. Yego byose byikoreragaho. Yego uyu munsi ntabwo kibyikoreraho.
kugira ngo mwambike pampa ni nka kwa kundi ababyeyi bose bambika pampa abana iyo bagiye ahantu. Kubera ko uvuga ko nitugenda wenda aragira complexe gutyo niko mwambika pampa. Ariko iyo tugeze mu rugo wenyine ayikuriramo, arabizi ko mu rugo nta pampa agomba kwambara, ntibishoboka. Arabizi niba bamwambitse pampa ubwo tugiye kugenda. Ariko nabyo uyu munsi asigaye yibwiriza akamenya ko agomba kuri po. Muri po. Yego. Byaje kandi abagereye hano. Yego. N'icyo ubona cyahindutse ku buryo najya ku ishuri bazavuga bati comportement uramubwira mets-toi là-bas, utari wamubwira mets-toi debout ntago yahava. Yego. Ubu ngo azi kwigaburira, uramuha ibiryo akicara aho ngaho ntago yabimena. Naho mubonye rega babibona ko donc nuko utari umuzi imbere. Ariko kabisa ubu ngo ari ordonné. Yarabimenaga se? Ko mana yanjye. Se yabaga yafata n'icyaka kimena hasi. Kikoma kakimena. Gutyo tu ukabona nuko nyine niyo hari ubwenge bwamubwiye gutyo niba ari iki. Akungura abona ko sava. Kuvuga nabyo bitangiye kuza? Ego. Hari indirimbo akundera kwi urumva ko iryo jambo ni ryase ntumubwire yongereho irindi. Ariko iryo kana gato yigeze avuga kuva ari avuga ikize nta nabyo ni bya papa byahehese ntabyo yavugaga. Ntabyo yavugaga, bivuze ari uko aje hano. Yego. Mbona ko hari icyo bamufasha. Mbona nuko hari icyo bamufasha, nuko nyine ku yaho nawe toroshye. Ariko burya yanakize aribyo byiza. Ariko wese imyaka yose uragira se nagiye kugera hano ntavuza n'ahandi. Birumvikana ko amafaranga gushizeho. Barakubwira haje umupediatre runaka ajyayo, pediatre ukajyayo ngo Indera haje umuspecialiste, Indera ukasimbuka. Kandi noneho urebe ikibazo cy'aba bana, ubuvuzi bwabo burahenze. Nukuri mujya mudukorera n'ubuvugizi. Turi kureba wenda ngende ndicara nkavuga ku mafaranga make yanabonye nshoboye kuba namujyana ahantu runaka, nashoboye no kumugeza hano kuri Genuine. Ariko hari abantu bafite ubu hasi. Kandi umwana yakakwiye kubafashwa. Ntago wapfa kujya i Kanombe. Wapfa kujya i Kanombe utaciye kwa centre de santé ukamara imyaka n'imyaniko kugira ngo uzabone transfer yo kukujyana i Kanombe. Biba bigoye. Nese mbwira Sanura, ukibona umwana wawe yatangiye kugira impinduka hano muri Genuine Kunga Therapy, wumvaga umutima umeze gute n'ibikomere byose wagiye ucamo? Ndishima nose buri kanya mba nuko atinya kamera. Iyo abonye ndi kumukamera ahita bireka. Niba ari isoni, niba ari ikintu mumbaze akumushyiramo umuziki akakubyinira, urumva. Ariko washyiraho kamera basi ukumva birahindutse. Mu by'ukuri ari mu bantu, donc ntabwo navuga ibintu kuko ari mu businze navuga ari muri situation zinshimishije muri iyi minsi. Ari muri situation zinshimishije muri iyi minsi. Urumva ko iyo nganiriye n'umuntu nisanzuyeho mitamubwira kesi y'umwana wanjye. Namubwira umwana wanjye ameze gutya. Numva nezerewe mu mutima. Urumva ko umuvandimwe we ni muzima. Aramufata akamubyinisha, ukabona ko ni umwana nasubira no ku ishuri. Nasubira no ku ishuri uyu mwaka pe bazabibona ko yahindutse. Ari n'ikizamufasha noneho. Ubu ngubu hari akenge yazanye ku buryo azajya ku ishuri akamenya ibyarimo. Yego kabisa. Kuba ngubu uramutuma ukamubwira vamne le gobelet akagenda akayizana ko atazana isahani. Cyangwa azana ikiyiko. Ntabwo mbwira ngo Belengo amenye ibyo. Ntabwo yamenyaga ibyo ari byo. Yazanaga isahani. Hoya mupaka yumve ko uri no kumubwira. Ahubwo ngiye mbona afite n'ikindi kibazo. Yumva igifaransa kurusha ikinyarwanda. Nuko ari cyo mukoresha ubwo mu rugo. Ntabwo ari cyo dukoresha. Ku ishuri yiga mu gifaransa. Ariko nibyo yahise yiyadaptamo. Ubwo nanjye ntekereza ko mu rugo
twakomeza gukoresha igifaransa kugira ngo bize vuba niwo mwanzuro mba mbona ufatika. none se uyu munsi navuga ngo wabwira icyo ababyeyi navuga ngo bakivuga ati abo bana bameze gutyo ntabwo bakira ntibakabeshya? Oya, bakomere we, bakomere, barakira, hari intambwe batera. Urumva ko hari abantu baterera iyo. Dore hari umuntu ntangira kuvuza hano, hari umuntu wambajije arambaza ngo nanjye ngo hari umumama wampamagaye arambwira ngo nanjye ngo hari umuntu wambwiye ngo ufite umwana ngo wagize ikibazo. Ejo bundi ndamuhamagara ndamubwira ubu ngubu namujyanye ahantu ukankoherereza akavideo namufashe urebe impinduka zabayeho. Urumva? Ariko yaravuze ngo hari ahantu narahumvise ariko barahenda. Ikintu nahise musubiza ndamubwira ahenda ubuzima, ahenda ubuzima. Si ukuvuga ngo bateranye mu miryango ariko umwana bamuvuze umwana akire. Ubu se umva njye nanagurisha ntashaka nkaguma muri chambrette ariko umwana wanjye akaba muzima kuko nibyo byishimo byanjye. Abana banjye ni umunezero wanjye, numva aribo bagomba kumara ibikomere nagize mu buzima. Nuko umuntu nahereye kubyara ariko umuntu aba yaragize ibikomere, numva baba waravutse ugakura nta cyitwa papa nta cyitwa mama, cyo cyonyine kirahagije. Numva ko ufite ibikomere byinshi. Icyo gihe ujya ahandi uvuga ngo mu basazi nawe ubwo wa mugani wari wabaye uwo nguwo. Ego mana yanjye byari byivuruguse, byari byivanze ahandi naburaga rezo bien ko mbiratakaye. Urumva ko nakubitiragaho nkavuga mbuze umwana, nta papa nabonye nta mama nabonye pe. Sinye kubeshya abana banjye ubu ngubu sinzi Imana imbare wenda navuga ngo wenda hari kwa kundi abagabo bavuga ngo barashaka babakunde bagire gute, mbona umutima wanjye warabahengamiyeho. Yego. Na totalement. Urumva ko umwana agiranye n'urugendo rutoroshye. Yego. Nta kuntu nyine utabakunda birumvikana. Ese cyagiye wari uri kwivuza izo ndwara zo mu mutwe kubera ko nyiri ibibazo byabaye byinshi, nicyo utajya wibagirwa muri icyo gihe uvuga uti navuye kure? Ikanombe bagiye kumubaga, ntabwo nabyibagirwa, bituma kiriya gihe bituma ntacika intege. Biri no mu mpamvu zatumye nza kuri Genuine. Ndikubaza ni iki kibi navuga ngo utajya wibagirwa muri bwa buzima mu mutwe byari byarivanze wa mugani waragiye gufata ya miti y'abafite ibibazo byo mu mutwe? Ikintu cyambabaje mu buzima cyane ni ukubura ababyeyi. Yego. Cyabaye igikomeye gituma ujya gufata imiti? Yego, burya nagiye no gushaka nyifata. Nabuze ababyeyi urumva ndi muto. Nabuze ababyeyi ndi muto kubyakira. Na n'ubu ngubu ubwo narabyakirira nubwo mfite abana. Hari igihe mbyarumva ko mabukwe arashaje. Urumva hari igihe mabukwe ndeba ukuntu afasha abana banjye arankunda. Imana ishimwe kuba mfite mabukwe unshyigikira. Yego, unkundira abana. Arashaje ariko abona yaterura umwana wanjye, ukabona yashaka kumuheka nta mbaraga afite. Urumva? Ariko ari igihe ndeba ukuntu afasha abana, ukuntu amfatiye abana. Urumva ko cya gihe bakiri impanga. Nabyukaga mu gitondo mbere yo kujya mu kazi nkabajyana kwa mabukwe. Niho numvaga bafite security. Urumva ko yarabandereye. Noneho narafataga nkavuga mabukwe ari kunderera kandi abandi bantu bagirana ibibazo na ba nyirabukwe. Imana ishimwe arahari. Noneho nkareba ari mama wanjye uri gufata abo bana. Urumva nkareba ari mama wanjye uri gufata abo bana. Hari igihe nabonaga ari kubafata nkabona ukuntu abafasha, nkahita ibitekerezo byanjye bigahita bitekereza mama wanjye. Aha nageraga no mu rugo nkarira. Ababyeyi banjye barambabaje. Komera Sanura.
kubura ababyeyi komera ibintu nkora, akazi nkora gafasha abana b'imfubyi. yego kubera icyo kintu oya ni kwa kundi Imana ikuyobora gusa ikaguhuza n'ibintu bigahura gutyo. mba numva abana b'imfubyi nabafasha, ni kwa kundi nyine wenda nta bushobozi mfite, ngewe ari ukuvuga ndi gukorera abandi bikancaho, ariko defense yose nagirira umwana w'imfubyi nabishoboye nayikora. komera cyane uza akababaro ko kuba imfubyi. ndakazi urebe ko ibi byose nagize rimwe na rimwe navugaga ibi byose ni ubupfubyi nkabihuza. akazi nkora departement nkoramo ishinzwe imfubyi, hahandi mbona umwana w'imfubyi wanze kwiga nkumva nanarira, kavuga kubera iki nkabona ntago namuha ubwenge bwanjye, ntago nakoresha ibyanjye bazi, ariko umwana w'imfubyi abeho neza nakuze n'imfubyi. urebe ko numvaga ntanashaka umugabo, ni ubwihebe, ni depression, yego ni ubwihebe, numvaga nta n'umugabo nashaka, ahubwo fazari nibereho. none ngiye kwiga universite niga nibana mu nzu, narasohokaga nkagenda nkasiga mfunze nkagaruka, urumva ko naribanaga nkikonsantra muri make. ukaba wowe nawe manake ngewe nyine. mbwira niki gikomera cyane mu bupfubyi nk'ubwo ngubwo? hari umuntu tukumva utazi ubupfubyi icyo ari cyo, utazi akababaro k'imfubyi. ubu se keretse umuntu utari wapfisha nyine abyumve. iyo uri imfubyi urumva, iyo uri imfubyi hari ibintu byinshi ubura. urumva ko nkatwe twabaye imfubyi turi bato. papa wacu yapfuye, imfura yacu igiye muri segonderi, kandi ngiye nkurikirwa n'uwa 8, ngenda uwa 7. ninde wari kurera? wari muto cyane. ninde wari kurera undi? nawe. ngize imyaka 10 mama arapfa. n'ubundi ninde wari kurera undi muri babandi basigaye? nawe. ukuntu twakuze babana 8 ntago tuziranye neza. ntago tuziranye neza, twakuze dutandukanye. buri muntu yakugirira impuhwe akakurera, yakugirira impuhwe akakurera, yakugirira impuhwe akakurera gutyo. urumva ko nta kwa kundi muvuga mwakuze muri abavandimwe, ariko Imana ishimwe turiho muri ubwo buzima bukomeye twagiye ducamo bw'ibikomere. umva ko mama wanjye muri iyo myaka 10 yapfuye ndi kumureba, ndi kumva atapfa. ibaze ko mu myaka 10 naricaraga nkabwira Imana, nkavuga Mungu we, Mana yanjye, mama wanjye aho kugira apfe basi ngewe mpfe. nkumva aho kugira ngo apfe basi ngewe mpfe, mama wanjye ntapfe, ngewe mpfe. urumva ko ningingaga Imana ngewe mpfe muri place ye. yararwaye cyane se? yarwaye nyine igihe, ariko urumva ko ngiye nabibonaga karapfa nk'umwana. navugaga Mana, urumva ko yararwaye ajya muri koma. muri cyagiye muri koma nabibonaga, nkavuga se mama wanjye aravayo, ko atavuga nkareba ukuntu atari kuvuga. urumva ko muri iyo myaka, urumva ko nakuze nitwa imfubyi muri iyo 10 ans. n'ubundi nitwaga imfubyi. papa wanjye ntawe nabonye, uwo nari nzi ni mama wanjye. nkatekereza ukuntu nawe arapfa,
kumva ntibibaho, nkumva ntabwo bishoboka, nkumva bidashoboka ariko arapfa. Nyuma yo gupfa rero ntago hari ahantu ubuzima butagiye buba neza, byakubitira aho ngaho ko ntumvaga ko yapfa, birivuruga mu mutwe. kubikurura biranga biricanga neza neza, ninjye namaraga n'icyumweru n'ukwezi ntazi yondi, ariko Imana igira ubuntu iratabara. Reba n'izo depression nagiraga ku ishuri naratsindaga, ko nige nicaga mu ishuri nyicara gutya amarira akimanukira, ntari kurira, akimanukira akamanuka, mwarimu yambona kuri kurira nkamuga ntago ndi kurira. Uganda kari kabaye kenshi utabizi, shaka kare ariko Imana ni nziza. Ubu ngubu ndareba abana banjye nkavuga noneho Yusira yari kumbyinira, urumva ko ni umuntu ufite ariya keyantu ukuntu. Soko yagiye twinjiye hano muganga baramuzi, ahita agenda kumuha yambi. Abantu ba hano bose baramuzi, ni umusitari. Yego. Ni umusitari. Yego. Urumva ko sinzi niba ari umugisha, niba ari iki simbizi. Marake yari adapta, we ntago paraporo y'izindi kazi iri hano aho bigeze, we byahise biza vuba. Ni umugisha Imana ikuguha kubw'ibyo yaciyemo byose. Ndatekereza ko Imana izaguhoza byanze bikunze, ukava hano muri Genuine Kunga Therapy akize, kandi bizagende neza, Imana izabikora inshallah. Amina, amina kabisa. Mbwira Sanura, depression, hari umuntu kutwumva muri kano kanya birashoboka ko nawe yagize depression cyangwa yifite muri kano kanya, iryana gute kugira ngo yumva ati uziko ari jyewe uri muri bino bihe? Iryana gute se? Urarurira, urabyuka kumva ubuzima burabwanze? Icyabikoze ntago numvise kwiyica, ariko urumva ko bibaze ko najyaga kwa muganga bakampima bakavuga urwaye inzara, urwaye anemi, nkaba nta gicuri ndwaye, ariko nkaba nahagarara ku nzira gutya. Nigeze kujya muri gare hano downtown, ntegereje imodoka y'Inyamirambo, isereri ramfata nikubita hasi, nibuka ko ntariye. Ibaze kwibagirwa, ukibagirwa ko uzanarya, kwibagirwa ko uzanarya ukagumuko. Ariko Imana niyo nkuru, niyo duhoza amarira. Nubwo n'ubu ndira wenda nkibwa nibutse ababyeyi iki, ariko ndeba abana banjye nka Yusira ubu ngubu ndamureba, Mana nyirimpuhwe nyirimbabazi, nkareba nabo twavuzanyaga i Kanombe. Yego. Burya ndankora na comparaison. Yego. Nkakora na comparaison, nkavuga ntacyo nahaye Imana, ntacyo nayihaye pe, kuba umwana wanjye ageze ahangaha. Urumva ko nk'uwo narangiye ahangaha akambwira ngo ntabwo ashobora kuza hano, umwana baracyaryamye aho ngaho. Sinzi niba azanabona ubushobozi bwo kuza muri Genuine. Rero iyo mbibonye Imana ishimwe rikomeye. Umva ndashimira Imana pe, kandi n'umuntu ntakihebe. Urumva iyo ukiri guhumeka, Imana igufiteho umugambi. Sano, reka tugushime kubana natwe, ariko hari umuntu uri gutega amatwi kino kiganiro ushaka kuti se Sanura yamfashe iki se mu by'ukuri, yandangiye muri Genuine se mu by'ukuri ibyo bakora nibyo se mu by'ukuri baravura umuntu agakira? Utanze nimero ari kibazo? Nta kibazo. Yego. Ije tubwire kugira ngo umuntu uri kutwumva w'umubyeyi nawe uremerewe, yego, abashe kuba yazana cyangwa hizere. Yego. Nimero yanjye ni 078 gatatu 67 14 37. Yego. Iyo niyo nimero ya Sanura, reka ngoye niyo muri Genuine Kunga Therapy. Uramutse ushatse kubavugisha bose wabavugisha ukumva nyine uko bimeze, cyane cyane wowe ufite ikibazo cy'umwana, ufite nka autism cyangwa n'ibindi bibazo bitandukanye. Hamagara kuri 07 88 40 92 64. 07 88 40 92 64 niyo muri Genuine Kunga Therapy, baragufasha cyane. Sanura,
ibihe byiza wakoze kuba natwe kandi Murakoze. abantu komera cyane kandi amarira y'ubupfubyi azashira ibikomere wagize byose bizakira Inshallah, ujye inshallah. usinzira uvuga uti hariya nahashize nyine byararangiye. Tubwire ukimara wa mwana wawe ukimara kumutwita ibyishimo wari ufite none kuza kugeza bibaye umuyonga bishize byageze gute Sanura? Uyu nguyu mvuriza hano wa undi wa mbere yego nkimubyara urumva ko ni umwana niwe mfura niwe wari mfura urumva ko inda ye nayirwariyeho ndi umugeni ndarwara ndaremba njya no kuri oxygene nyimaraho igihe yego ndacyari umugeni sindasobanukirwa ibintu bimwe na bimwe ndahatana ya oxygene nyivaho ndarwara ndaremba ariko naje kuyivaho bigira igihe ndabyara igihe maze kubyara umwana ndi kuvuga wenda niho ngiye kuruhukira wenda nibyo byishimo byanjye umwana aranezeza. Ukimona bwa mbere wenda wumva gumeze gute ibyishimo byari bimeze gute namubonye n'akababaro? numva ko namubonye uwo mwana yasaga na photocopy na papa we yego photocopy ariko yego none yari n'umukobwa numvaga n'ubundi nabyara umukobwa yari umukobwa ariko nyuma aza gupfa. Okay, nk'umusilamu narabyakiriye ariko bimviramo navuga gute depression yo ku rwego agenda gakabije ariko byumve ngo nafashe n'imiti hariya mu basazi se hashika nita rimwe na rimwe ku basazi nyine muri blague yego bafite ibibazo byo mu mutwe ni blague nafashe imiti igihe birancanga Sanura tutarajya aho ngaho umwana yaje gutabaruka ate? namaze kumubyara arapfa namaze kumubyara kwa kundi umwana bari hariya agera igihe arapfa ako kanya se ukimubyara nkimubyara itapfa numva mbese ubyumve ngo hahandi ubona ikintu cyakubayeho ukumva nta mwanya ufite wo kurira narabibonaga gutya ariko nyuma n'ubundi ndarwara mera nk'ugiye kugira na malnutrition kandi nabuze ibyo kurya ariko ndi gusa nk'utari ku isi neza ariko nabaye aho ngaho kwa muganga bangira inama zitandukanye CHK Imana bampera umugisha baramfashije barankurikiranye akajya bangira inama n'iyimirire ibaze ko bangiriye n'inama y'imirire bambwira ukuntu uzajya ndya ndi umuntu mukuru umva udashaka ubuzima se udashaka kurya numvaga ariko bisa nk'ibyagendeye ko burya kurya kwanjye umbwire se kuva mu gitondo nariye iki numva ko bisa nk'ibyagendeye ko apeti yanjye yabaye nk'icitse burundu kurya kwanjye ni ikibazo ibaze ko hari igihe kwa muganga bampa n'imiti ya apeti ngana gutya ariko ntago nihebye nyuma y'amezi 6 ko bari bambwiye ko ntagomba gusama mbere y'amezi 6 barambwira ngomba kumanza nkakomera kwa kundi wa mwana yapfuye rimwe na rimwe abanyarwanda bakambwira kwa kundi iyo umuntu yapfishije umwana uko ingingo ze zigenda zicikagurika niko umubiri ugenda ubabara ndagenda ndanazahara ndaremba mpima mu biro 55 kandi narashatse mpima 63 ndagenda pimiro 55 ndananuka mbaka bebe ariko nyuma y'amezi 6 ndongera ndasama nibwo nasamye Yusira aho namusamiye naho bitangira kuba ibibazo nangira kujya kwa muganga ku kwezi kumwe ngo nagiye CHK nagarukuvuga ngo nivurizaga mu bitaro biciriritse wenda
mvuge ngo bandangaranye ni kwa kundi uvuga ngo nagiye kuri centre de santé babifata uko oya nari nagiye CHK mbonana n'umuginekologe uriya warwaye musa uriya warwaye ndamwibagiwe Kanimba ego Kanimba arambwira ko yaramaze kumenyera arambwira Sanu kandi ari ndi kumwe n'umugabo arambwira Sanu ko inda yawe idafashe mu nda nagifashe ufite kugenda ikagwa ye n'umugabo turarebana turavuga bati Imana koko ubwo nibi tuzahoramo turagenda tugeze mu rugo tutangira kubisubiramo turicara turarira vuga se Imana koko okay yakomeje kumpa ama hormone arankurikirana ariko ntago nubwo nacaga muri ecography CHK ari ibintu batambwiraga byageze igihe ngira ibise ku byumweru 36 n'iminsi 5 urumva ko nkibyibuka ngize ibise ngiye CHK umuganga umwe arambwira urumva ko nabyo ntago byanshimishije urumva ko niyo nahurira nawe ahantu ntago yamvura ntago nabyemera arambwira ngo uyu mutamu ari kwihaga kandi nibisubuse narimbyaye kabiri bwa kabiri ubwo nyobe wibise arambwira ngo ndi kwihaga wa muganga mbwiye ndi kwihaga haza undi muganga warunzi kuri yanda ya mbere arabangiye rero ukuntu ndi kukubona uyu mwana ufite nakubaga ariko ntago ari njye uri kuri admission wa muganga yanga kumpa ibitaro yanga no kumbaga ahubwo akampa imiti yo gusubiza y'ibise ibise nabyo byanga gusubirayo noneho yakubitiyeho kumbwira nabi na tension ngira ngo yarazamutse nguma aho ngaho bigeze nka 5 z'ijoro nicaye ku rubaraza hariya CHK pe ndahakunda ariko uwo ngo yarambabaje sinzi tunahuye ntago yamvura ntago bishoboka ntiyamvura niyo naba ngiye gupfa bari kuvuga ngo niwe wakuvura ntago yankoraho ubwonko bwanjye burahinduka ndavuga n'ubundi mfite assurance njya kwa Senja Inyamirambo bukeye bw'ejo urumva ko navuye CHK 5 njya mu rugo bukeye bw'ejo njya kwa Senja Inyamirambo nyiri Inyamirambo Dr Aime ambonye mu gitondo n'ubundi nari nkifite ibyo bise arambwira Mada bakubwiye ko umwana noneho mubwira igihe inda ifite arambwira hoya ntago bishoboka inda iracyafite igihe gito wibeshye ndamubwira inda ifite ukwezi kumwe nivurije CHK imaga karita kawe ka CHK sinzi ukuntu yabigenje ahamagara CHK bamubonera dossier yanjye bamubwira ko koko iyo tariki namubwiriyeho ariyo narindiyo kandi nanatwite aravuga noneho ndabyemeye aravuga ariko umwana ntagakura mu nda afite ibiro bike ndavuga none ko mfite ibise aranyihanganisha umva ari mu bantu nubaha sabira imigisha Dr Aime yaramfashije uriya kwa Senja sha yarampumurije arankomeza ibaze ko yibutse kuri ya kesi ya wa mwana wa mbere akubitiraho icyo kibazo ngize none icyo gihe nari ndi nanjye nyine nari naherekejwe na muramukazi wanjye umugabo yagiye mu kazi muramukazi wanjye we yarari hanze arambwira kuva waragize icya kibazo cya mbere ukaba ugize iki kibazo umwana akaba afite ikibazo burya birasaba umugabo wawe aze musobanurire kubera ko ibingibi bisenya ingo akavuga umugore ahorana ibibazo byo kubyara abana bafite ibibazo ari igihe umugabo atabyumva ikindi arambwira n'umwana hari amapariti ntari kubona arambwira ko wenda mbe ndi kubireba nabi mbe ndi kureba nabi ari imashini iri kureba nabi ariko Imana izi byinshi dogiteri nguma aho ngaho mu bitaro aranyigisha arambwira inda dore
amezi ntabwo yari yagera, reka turebe ko umwana yakwiyongera, ariko uraguma hano kwa muganga umeze nk'utera imiti. Nguma aho ngaho kwa muganga bantera imiti, nuko yamfashaga, akaza akanganiriza, abaforomo baza bakanganiriza. Urumva ko basa nk'abansubije muri mudu omwe nziza. Na ya tensiyo ayitaho, ariko abandi ntabwo bitaga kuri tensiyo yanjye, ko urumva ko yarazamukaga ikamanuka, nakubitiraho ibitekerezo byinshi ikazamuka ikamanuka kandi ntwite. Dr Aime ibyo yabyitayeho, ahitamo umuti wa tensiyo. Igihe kiragera arambwira rero umwana ahageze ngiye kumukuramo, arambaga. Umwana mukuramo afite 1.6 kg. Urumva ko hari muri prive, nta neo bari bafite. Arambwira hano nta neo dufite, tugiye gushakira neo ahandi. CHK arambwira CHK rero ukuntu dushaka ko bitaho uyu mwana, ariko katureye ko twabona umwanya i Kanombe. Babonye i Kanombe umwana baramufasha, urumva ko bari bambazi. Umwana bamujyana i Kanombe, ngiye nsigara kwa Senja. Umwana ajyana na papa we, ngiye nsigara hariya. Urumva ko umwana wanjye yaraye iriya, nanjye ndaraha. Uko biri. Yego. Bamujyanye i Kanombe, urumva ntabwo nakurikiye ngo banteye ikinya. Nahise nibagirwa ko banambaze. Ibaze ko mbere yuko bajyana umwana navuze mukire mu kagare, nta n'amasanga yari yatambuka. Ndavuga mukire mu kagare ngiye kureba umwana wanjye. Muganga arambwira ntabwo wari wakomera, bihangane umwana nyine uzamubona. Urumva ko nabo umwana avuka, ariko Dr Aime akura umwana mu nda, umwana yararize. Dr Aime ahita avuga oh Miss Rwanda, gutyo icyo naracyumvise. Dr Aime yego aka gakobwa kazabaho. Dr Aime arashaje, avuga aka gakobwa kazabaho. Nanjye numva ndishimye. Please, kubera ko ahantu bakira kenshi abana, iyo umaze kubyara uri kumubona karakubaganye, ariko nyuma y'iminota runaka kareka gukubagana. Bona bagakubiseho oxygene ku izuru. Ndavuga se umwana wanjye abaye iki, nkabyirengagiza, nkavuga reka ndebe ubuzima bwanjye. Donc nakoresheje uko nshoboye mbyirengagize kugira ngo ntabura byose. Bamujyana i Kanombe, nk'ejo yaho ngera i Kanombe bari kuvuga ngo bagiye kumubaga. Umwana umaze umunsi umwe, ntago yari yonka ntaki, ariko muri icyagiye bari kuvuga n'ubundi bavugaga ko bagiye kumubaga, bamuvanye i Kanombe bagiye kumuzana CHK. Umuganga wa CHK ubundi niwe wagombaga kumubaga. Ubwo bavugaga ko afite niba atresie esophagienne, niko bavugaga ko iyi partie ijyana imanura mu gifu itari kuboneka, n'igifu kitari kuboneka. Barambwira rero ugiye gusengera umwana, unamubwira amagambo meza, wowe ntabwo twakongera kujyana CHK, ariko tugiye kujyana umwana CHK bamubage, niho hari umuganga wabyemeye kubikora. Nibamara kumubaga umwana baramukugarurira i Kanombe. Ndavuga nta kibazo. Bamu umwana i Kanombe bubaha abarwayi, baravubaha pe, baragerageza. Ibyiza tujye tubivuga. Umwana ndamufata, ndakaraba, mfata umwana gutya. Muri kwa gusengera umwana ndikurira kubera ko nabonaga umva abita bavugaga abasiniya n'abasiniya bamunyuzeho. Muzindutsi yari yahageze. Muzindutsi uramuzi uriya wa Faisal, uriya ureba imitima y'abana. Ndumva namuzi. Yego. Nawe yari yaje. Nawe yari yaje aje kureba uwo mwana. Ntako batagize pe, baramutabarije bishoboka. Umwana baragerageza. Nyuma umuforomokazi aravuga
reka nanjye ngerageze ndebe ko sonde imanuka. Urumva ko sonde bayikiragamo ikanga kurenga ahangaha, bakambwira ngo iyi nzira ya hano imanuka iri bloke. Yego, wa muganga ayishizemo, umwana agira tse, avuga nyamara hano hari ubuzima. Urumva ko nabo nta cyizere bari bafite, ariko noneho bakibaza umwana atari kurya atari konka ubundi yari kuba yapfuye gute atari gupfa. Nabe ugasanga biri gusanga ibibacanze ukuntu. Ubwo arafungura mu kanwa, yasondera amanuka, nuko ubuzima bw'umwana bwatangiye. Ntago bamubaga. Yego, none arasengesho ryawe. Urumva? Yego, muri kwa kutamubaga niba abaganga baratekereje gute. Noneho wa muforomo gucishamo hari i Kanombe buri mwana bafite umuforomo we. Buri mwana bafite umuforomo we. Umuforomo wari uri ku mwana wo ku ruhande aramubwira ngo abasiniya n'abasiniya bamaze kumucaho, iyo sonde yanze kumanuka, wowe uri kubona iramanuka iri kujya mu bihaha. Wumve mbese ngira ngo shetani nawe akorera mu bantu, singiye kubeshya, nta handi akorera. Urumva ko nubwo ngo yari kuvuga wenda ngo agerageze, ariko hari wari uri ku ruhande ariko umuca intege, ariko umuca intege. Njye nkavuga ko Imana ishobora byose, ishoboye ibyo twebwe tudashoboye. Kandi mu isengesho ryanjye naravuze, Mana wowe uri Imana ya impossible. Aho twebwe twavuze impossible, ndashaka ukore possible. Imana koko yarabikoze, yarabikoze. Wa muforomo aravuga nkanzana agafuniko urebe ko iyo sonde itagiye mu bihaha. Muri kwa kundi ari kuzana ngo yagiye mu bihaha, deja wa muganga wundi yari yamaze kuyifixa, yamaze no gushyiraho siparadara, ari kuvuga iyi sonde iri mu gifu ngenda bizi. Ihita izamura za likide zo mu gifu zizamuka muri ya sonde. Ahita amubwira ntabwo ureba ko iyi sonde iri mu gifu. Ngo ahubwo umva, nari mfite abantu bandwaje benshi, nari mfite mabukuru uri hanze, nari mfite mukuru wanjye, nari mfite umugabo mukuru w'umugabo, nari mfite muramukazi wanjye kwa musaza wanjye, nari mfite abantu benshi ariko bari kurira. Yego, bari kurira hanze. Njye nari nababonye ko bari kurira ariko njye nkakomera. Nkavuga ntago bararira, mfite ibikomere mu nda, mfite ibikomere, nanjye nshyireho kurira. Nabaye nk'ubiciye amazi. N'ibikomere mu mutima byose. No mu bikomere mu mitima, numva mbaye nk'igiti. Handi abaganga bambwiraga, wibagiwe ko ufite ikinya mu mugongo, wibagirwa ko ufite igisebe mu nda, ubwenge bwose ubushyira ku mwana, wibagirwa umubiri wawe. Muga umubiri ntago numva gutari kundya. Nago nabyumvise kwa kundi babaga umuntu akavuga ngo nababaye, ngo nahendahenze umugongo. Nabyo nagize. Kubw'amahirwe urumva ko umwana batamubaza, umwana akomeza ubuzima gutyo, tumara iminsi 45 ari kuri oxygene, nta kindi kibazo afite. Ariko ijosi rye ntiryafataga. Baragiraga gutya rikagwa, mbese ijosi ntabwo ryafashe. Ariko bapima ama examen kwa muganga bikaba negative. Buri kintu cyose negative. Urumva ko ibintu byabaye negative, sinzi ko barabiha umuti. Umwana yarakomeje, nkakomeza gukora ama physiotherapy gutyo. Bigera igihe ndamufata mujyana ku shuri. Ageze ku myaka 3 ndavuga akamujyane ku shuri. Ishuri natekereje ishuri ry'abana bafite ibibazo. Ntabwo namujyanye muri autism, namujyanye ku madebire. Ariko wumve ko nubwo namujyanaga ku madebire, umutima wanjye ntabwo wemeranyaga nawe, kubera ko agize imyaka 3 banyandikiye kumujyana gupima ko nta trisomy afite. Narayipimishije kwa Mutesa yaramupimye ambwira ko nta trisomy afite. Nubwo namujyanaga ku bana bafite trisomy, ntabwo tanke namujyanaga kuvuga umwana wanjye ataguma mu rugo. Yeze ku bana bafite trisomy, umubyeyi nasanzeyo. Trisomy dusobanura ngo imeze gute? Down syndrome.
suyizi trisomy bisobanura nyine umuntu uri kutwumva muri kano kanya. trisomy ni uburwayi buri genetike nyine butangirira mu nda, niko mbizi, butangirira mu nda ntago bwakira. Ni handi umwana ati nkonda, umuntu agakura ari aho ngaho meze babandi twita bazezenge. Urumva ko nanjye namujyanye kuri bazezenge, akutemeranwa n'umutima wawe. ntago nemeranaga nawo, ndamujyana mugejejeyo, umubyeyi aramureba nyiri icyo kigo, arambwira umwana wawe nta trisomy afite. Aramwanga, amwanze arambwira iyo ubona umuntu kwemerera ko uyu mwana yiga ku ishuri ry'abana badafite ibibazo akigana nabo, njya ku ishuri rya mbere nyine uwo mumama amaze kumunyangira naramanje njya mu rugo. Urumva ko iyo byagendaga gutyo narababaraga, nkabona ko umwana wanjye abaye karite kuri sosiyete, kandi mfite umukurikira. Urumva ko amaze kuzuza, yujuje imyaka 4, yujuje amezi 4, urumva ko ya stress nagize mu kumubyara, nagiye no mu byaho nabyo biranyanga. Onapo nayo iranyanga. Nsubiye kwa Dr. M arambwira nta onapo wemerewe. Nareba umwana mfite nkavuga uyu mwana ngomba kumwitaho. Ni ntajya muri onapo ndabyara. Urumva ko bageze aho gushaka kontransfiza kubera onapo. Dr. M atangira kuzajya nombokera. Akambwira ko ntumva. Amumuta arambwira nta onapo nimwe wemerewe. Muri kwa kumpagaritsa kuri onapo, umwana wanjye ageze ku mezi 4. Urasabye. Mba ndasamye. Agahinda noneho kabagahinda. Mera nk'umusazi. Wa muganga wambwiye hashika ngo ntago narindi kuri admission, musubiraho. Ndamubwira umva muganga Damascene, nitwa Damascene, ubu ngubu ni médecin directeur wa Masaka. Yego. Nyine yangiriye impuhwe ukuntu yabonaga natesetse, yabaye mu bantu bangiriye impuhwe. Urebe ko ubu ngubu musabira imigisha. Musabira imigisha, njye umuntu yo yangiriye impuhwe mbabaye, numva nta kindi namukorera usibye kumusabira imigisha ku Mana. Ndabikwiye. Musabira imigisha ku Mana igihe numvise ku makuru ko yabaye médecin directeur wa Masaka. Nashimiye Imana ndavuga nta kuntu uriya muganga Imana itamupromotinga nanjye yangiriye impuhwe. Urumva? Ndamuhamagara, wumve ko yanamaye nimero ze. Ndamuhamagara ndamubwira muga nasamye. Wumve ndabimubwiye kandi nta nababaye, mfite agahinda kenshi. Arambwira asa n'uhumura. Wasamye se kubona wumva ufite agahinda, urumva ari ikibazo? Ndamuga none se muga urabizi uzi umwana mfite ukuntu ameze, uzi uwa mbere wapfuye, uzi ukuntu wa mbere yapfuye, kandi noneho urabizi ko bambaze, urabizi ko bambaze, noneho misensa makumeza. Ubu muga nani wumve ko nahitaga numva ko icyo natekereje kuri iyo nda, natekerezaga ko inda barayikuramo. Nicyo kintu nahitaga nekereza. Nicyo washakaga cyangwa nicyo watekerezaga? Nicyo natekerezaga, ariko ntago ari cyo nashakaga. Nahitaga mvuga wenda abaganga barahita bafata decision bakavuga uyu muntu ntago yari yakomera. Ndabizi ko babigisha bakavuga umuntu wabyaye bamubaze, byiza nuko yabyara wenda après 5 cyangwa 10 byanaciyemo wenda gutyo. Ngavuga noneho nimbibwira muganga arambwira wenda uzaze tuguhe imiti yo kuyikuramo cyangwa tuzongera tukubage tuyikuremo gutyo. Nibyo natekerezaga. Muganga arambwira ntacyo kubu yesamye ku mezi 4 nyine uzayibyara bisanzwe. Urumva? Ndavuga muganga ntago nsubije neza. Iko ndavuga nubwo angirira impuhwe ntago nsubije neza. Ntabwo kubwije ukuri. Ntago nsubije neza, yindi zanyica. Njya kwa Dr. M. Njyaho n'ubundi narakaye ifite ukwezi n'igice. Ngeze kwa Dr. M
ndambwira muga nasamye kandi wowe wankuye kuri Onapo nakiramo akantu ko kurakara arashaje ari igihe nyine akubwira yarakaye yashyize mu gitsure iko arambwira ko sa n'uwarasaze urabizi umwana ufite urabizi ko afite ikibazo ndambwira nyine ndabizi none se ukuntu nkwite sibwo ntago nari gutwita nagombaga kumwitaho akabanza basa akagira ubuzima bwiza akaba ari bwo nza kongera kubyara Dr. Reme arambwira abafite abamama benshi bari aho hanze bamutegereje arambwira muri bari abagore bose wabonye bicaye hari abantegereje bose wabonye batwite bose wabonye batwite ndavuga nabonye abadatwite urumva ko nari nabaye nanjye nkwataye umutwe nabonye bose badatwite wese niba bose badatwite nose ntabwo uzi ko hano hari abamaze imyaka 10 dukorana buri munsi aza nkamuha umuti nkamuhindurira umuti ariko ntasame nawe wowe ugize amahirwe urasamye uracyafite imyaka mikenya byara vuba vuba ubundi ndamugana wese muga uyobe ko ari wowe wambaze ngo niba narakubaze ngo niba narakubaze wowe shimira Imana kuba uhise unasama tumva umutima uraruhutse yego ngo kuba uhise unasama ufite umwana we asaza nta kibazo afite ahubwo ikintu tugiye gukora buri kwezi ugomba kwitaba hano presence marake buri kwezi ugomba kuba uri imbere yanjye ikintu tugiye gukora tugiye gukurikirana niyo waza hano nyuma y'ibyumweru 2 ujye uza hano dukurikirana umwana ku buryo uyu nguyu utwite atazagira ikibazo kandi koko Imana imumpera imigisha yarankurikiranye ibaze ko ku munsi wo kumbaga yamaye rendezvous njyayo ku cyumweru saa 4 za nijoro yarambwiye saa 4 za nijoro ndare mu bitaro ntabwo nabura kubivuga nasanze hari ibyumba bya VIP saza hari ibyumba bya VIP ngiye ku mibare nari mfite nzi ko ndigira mu byumba bisanzwe ko nabyo nabonaga ntacyo bitwaye ibyumba bya VIP birahenze bandamuhamagaye ibyumba bisanzwe byari byashize byose biri okipe ndamuhamagara ndamubwira muga ku ibyumba bya VIP ngiye ntabyo nshaka ngiye nta mafaranga nifitiye y'ibyumba bya VIP nuko namubwiye amafaranga gusa ni wibeshye ukava aho ngaho ukagenda urumva ko nyine nawe ari yambwira akankiramo akantu ko kuntera ubwoba ariko ari ku nyungu zanjye ni ku nyungu zanjye ariko nyine niyo abivuze mbibona ni muganga mba mbona nakuze umubyeyi yego pe abana mfite avuga afitemo uruhare nawe Imana yabimucishijemo yego arambwira nuramuka usohotse aho ngaho ntago nzakubaga ngo wowe guma aho ngaho imibare yawe tuzayumvikanaho mbaryamye aho ngaho banshyize muri VIP bangiye muri VIP si ukuvuga ngo nta bushobozi nari mfite kuba nahishyura ariko nari nifite imibare myinshi birumvikana twese tuba tuyifite ni imibare nari mfite pe muganga arandeka ndara wumve ko icyumba narayemo yaraje mu gitondo ari kururuka mu modoka ahita abona umuforomo naramwumvaga aramubwira ndambarira muri salle dope mujye kunzanira sanura urumva ko yaraye ari kundota yaragufite ku mutima kandi nari nasanze aho abandi bantu bamaze gupanga arabaga uko bakurikira aravuga nta wundi muntu nakoraho nari nabyaza uriya mama baraza bahita bamfata nari maze no gusari uko nari maze gusari namaze koga mpita nsari maze gusari umuganga yansanze maze gusari ahita ambwira ngo tugende muganga aragushaka ndavuga Mana ungirire neza turagenda mu gitondo saa 1 nari namaze kubyara maze kunkuramo umwana w'umuhungu Mana yanjye uri gusakuza cyane nta kuveze bamushyizemo
bitandukanye inshuro ya mbere n'iya kabiri. Urumva umwana urumva ko banyweye muri salle dope akano nyine banyweye muri salle dope ku gitanda ariko muganga afashe umwana make ndi kumureba ukuntu turi kugendana cyane numva umutima wanjye uranezerewe bwa mbere mu buzima numva ndanezerewe numva ndishimye muganga nawe mbona aranezerewe arishimye kabisa aravuze Imana yanjye ngeze ku nsinzi mfasha kabisa yarishimye. Iki gihe wumvise umeze gute bwa mbere umwana waramubyaye apfa umureba nk'uko watubwiraza no kutumukuna yapfa umureba uwa kabiri uramubyaye hagize ibibazo wumva kumeze gute utekereza ibyo byose waciyemo iyo umuntu abyaye wari witeze iki ubundi urumva ko nubwo uwo ngo namubyaye hahandi bamushyize urebe ko iyo umaze kubyara bya bindi byose baba bari kugukorera burya ntabwo byitaho ubwonko umutima ibitekerezo byose baba biri kureba umwana noneho kwa muganga kenshi bamushyiraho uri kumureba wa wundi aho bari bamushyize yavutse afite amahane ari kurira ari kurira yari ashonje ibaze ko byabaye ngombwa ko hasohoka umuganga muri salle dope ajya kubwira bamerekeje ngo bajye kugura amata ibaze ko yavuye muri salle dope bamaze kumuha amata kubera kwa gukomeza kurira baravuga baba bamuhaye amata adakomeza kurira akaba yatakaza ibiro mu gihe ndaza kugira amashereka ariko we naramubonaga ukuntu ari gukubagana baraza barambaza bambaza iby'imirenge bambaza iby'imidugudu ariko kuri wa wundi wa mbere ntabyo banambajije urumva ko nabo babonye abuze umwuka batakaza equilibre muri salle dope ariko wa wundi we naramubonaga ukuntu n'amahani ye nabonaga ibyo ari gukora byose ari ubuzima busanzwe nkabona ukuntu ari gukubakana nanjye nkumva ndishimye ibaze ko nasohotse no muri salle dope n'ubundi ndi guseka nari ku gitanda ariko narasekaga narasekaga mananjye se naramurebaga urebe ko byageze igihe baraza bananamunyaka baramunyaka barambwira aryama wabaga umureba cyane se numvaga ntamureka nyine numva ko nakomezaga kumusiga ku ibere umuforomo umwe arambwira ngo umubyeyi ntabwo ari kuruhuka uyu mwana ngiye kumutwara aruhukeho ntabyo nkumva atari byo rambwa basimushyira hariya muri berso ahantu ndaba ndi kumwumva wumvaga bari buze kukuguranira se ntabwo numvaga baramugurana numvaga yaguma aho ngaho nkakomeza kumureba nkakomeza kumwumva ibaze ko n'Imana yaramfashije kuri wa munsi wo kubyara amashereka yahise aza ndavuga ya mata muyamukureho ya mata bayamukuraho nkomeza kumwiyongereza bisanzwe ayo mata yanyweye ayo masaha gusa makenya umwana nangira kumwosa rwa rusaku rurashira ngeze mu rugo mvuye kwa muganga urumva ko nagombaga gusangayo uyu mukobwa rero umwana wawe wa kabiri umwana wanjye wa kabiri ariko nubwo uriya yavutse Imana imbarere niba ari ukutabanganya niba ari uko uyu nguyu afite faiblesse runaka umutima wanjye ibitekerezo byanjye biba biri kuri uyu mukobwa cyane birumvikana no ukeneye affection cyane kandi nawe ubona ayikunze yego ngera mu rugo numva ko n'ubundi ijosi ntiryafataga neza muganga arambwira urumva ko nkimara kumusama yahise yanga amashereka ariko muganga arambwira nubyara wa muhondo nawe umwonsi kugira ngo yiyumve ameze neza uwonse uwa mwana mukuru se cyangwa umuto bose narabonkeje ibaze bose narabonkeje nk'imanga mva ko narabonsaga rimwe na rimwe nkagira n'isereri nkanikubita hasi icyo gihe birumvikana ko umwana waje kumubyara wa gatatu bigenda neza uwa kabiri ubuzima bwe bwabaye ubuhe se byakugoye gute buse nari ntwite ndingana gutya n'ubundi mukubita ku mugongo